Bahaye ikaze mu rugo rwacu. Murakoze. Nagira ngo mbisegureho ko nagize imbaraga nkeya, numvaga nazatuka biganira muri sale yo kuri kampani, ariko ko numvaga nta mbaraga mfite nifuje kubahamagara kugira ngo ibyo dushaka kubagezaho tubikorere hano. Mwiyumvemo ikaze, ndabishimiye. Murakoze. Nandi ijambo ni ryawe. Murakoze. Ndabasuhuje. Mumeze mute? twafashe umwanya na mama ngo tubahamagare tubabwire uko imikorere ya kampani igiye kugenda ngo bizi ko nigiye umuyobozi wa kampani, buri wese azi ikintu ashinzwe, hari n'abandi bafatanyabikorwa dufite, gusa ubu ngubu hari impinduka nkeya zagiye zibamo arizo nifuzaga kubabwira mwese turi kumwe hano. Tugashaka kubabwira turi kumwe na mama wacu. Muri kampani nkatwe tuyoboye dufitemo 70%. 75 ariyo bitugira, ibyo biduheza ububasha bwo kuyobora kampani. Tumaze iminsi mike twakiriye Nancy muri kampani yimenyereza uko dukora, areba nyine kugira ngo bajye mu murongo neza w'akazi. Amaze kubimenya bimaze igihe, ndabona afite ubushobozi bwose bumwemerera kuba nyine yakomeza activities z'akazi neza nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu ndashaka kubamenyesha ko guhera ejo, urabona uyu munsi n'ubundi ugiye kurangira, guhera ejo ari we ugiye kunsimbura ku mwanya w'ubuyobozi. Mami, yo mami ndabizi ko byose wabikoze. Agiye kunsimbura ku mwanya w'ubuyobozi, aba ari we uba umuyobozi wa kampani, ugiye mu mwanya w'icyubahiro w'umuyobozi wa kampani. Naho ugiye nzakomeza kuba umuyobozi usanzwe, nyine nzaba manager wa kampani yose. Icyo atazaba ashobora wenda bizamugora, turahari twese ngo dufashanye. Uriya buri wese yakoze akazi ke neza uko gashinzwe, bifasha n'umuyobozi kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu rero agiye kuba umuyobozi wa kampani, nanjye nzaba undi manager wa kampani. Tujye tugira inama tumufashe cyane ko abifitiye impamyabumenyi, arabizi, yize neza. Nagira ngo duhe ikaze mushiki wanjye. Nyuma yuko tumaze kumuha ubuyobozi, ni iki kintu wenda yatubwira? Dushobora kugomba kugira ijambo nawe atubwira uko abyakiriye. Murakoze cyane. Ariko mbere na mbere ndashimira mama wanjye kuko ibintu byose mama urandwanirira. Nkongera nkashimira namwe mwese mwakomeje gukomeza ino kampani kugira ngo igere aha ngaha. Nawe Nandi ndagushimira ko wemeye kuva ku izima rwose, ukabona ko mbishoboye kuba nayobora ino kampani. Kuko icyo nicyo kintu cyaburaga. Urabona ko rwose ngenda nize no muri Amerika, narabyigiye ndabishoboye. Nandi urakoze kandi tuzakorana neza. Namwe mwese rero ndabashimiye, namwe abakozi mwese ndabizeza yuko tuzakorana neza kandi nta namwe tugiye tugonganira. Cyambere nuko muzakora akazi neza. Murakoze. Ndumva ntacyo twarenzaho. Ijambo nyamukuru niryo ngiryo, nicyo kitwicaje hano. Ndumva
wenda icyakurikiraho ari ukwiyakira tukanywa agafanta hanyuma rero nansi reka nshake ijambo ryiza nabivuga muri ry'ikinyarwanda ryumvikana ntuzabe ikigwari mbese uzatera ikirenge mu cyanandi uyu mwana yayoboraga neza cyane ubona ko twe dufite iterambere kampani yagendaga yaguka buri munsi nawe rero ushyiraho akawe nk'umukobwa uvuye kwiga ufite ubumenyi burenze ubwo twebwe twari dufite kuraje pe kuri mama nugiye ikibazo urabizi ko yandeze neza kandi nawe ikindi mwanyurije mu mahanga kwiga ubumenyi bwo ndabufite nta kibazo kandi aho bizajya binanira rwose nta kibazo nanjye none ngo nabyemeye nzajya mwigera amahirwe masa mwifurije amahirwe mwana wanjye Nandi wiriwe warekera se tukavugana so nashaka kubwira yuko rero bitewe n'ukuntu ndi kubona itwara muri kampani yacu n'imikorere yawe ntago bijyanye n'ukuntu dushaka ko kampani yacu imera aka kanya ari ikintu cyakizanye nashaka kubwira yuko aka kanya waba dusohokeye muri business tukabikomeza none se uriseri ibintu uri kuvuga Nandi uri kubona mbyutse muri iki gitondo ngewe nkabyuka ari amasaha nje kukubwira ibintu bitari seriye nakubwiye ngo kampani yacu uko dushaka kigenda ndabona nawe ukuri gukora nta hantu bihuriye ise aka kanya umaze kumenya ko kampani igenda ku buryo umaze kumenya cyane kuruta uko none washize ku buyobozi mwamaye guhedinga no kampani mutabona ko mbishoboye mutabona ko nzi kureba ngo ese uyu muntu akora ibyo nshaka nakora ibyo nshaka ushatse kuvuga nuko ashaka gusobanura iki ndashaka gusobanura yuko aka kanya tubaye tukwirukanye muri kampani yacu nitugukenera tuzakubwira kandi tutanagukenera ubwo nyine biba birangiye Nancy mu by'ukuri irimo kwiyumva ibiri kuvuga I'm asking you got me ugize iki kibazo uri kunyumva dore nginzira wakwisokera rwose ibintu byo none ikindi ni uko ubu nta kibazo ntago ari byo kukubwira gusohoke ngo ntuzagaruke byari oya mfite n'undi muntu uje kubikora umve kumva ndi na sere ibintu byawe mba nabitekerejeho sibyo Nandi narice ndasesengura ndavuga se umuntu akwiye ko muri kampani yacu nagakwiye rega muze yaranashaje wasanga atararebaga neza wakisokera rero Nancy ibintu ni wowe uri kubikora bikuvuye mu mutwe uri kubitekerezaho neza ni ibintu watekereje mu mutwe wawe ashaka kuvuga Nanjye I'm telling you ntabwo ushoboye ntabwo ukora ibintu byo dukeneye hari umuntu ubishoboye nzanye hano nice ibi nibyo nashakaga wakabaye wagiye karuta namisha amagambo menshi Sheri ndakeka none ubu ngubu ngeze ku cyo nifuza ntabwo natinya kubwira ko ibintu nabiharaniye guhera kera narabisengeye narabikoreye nabishwariye na mama wanjye nizere ko rero ugiye kumpa ibisubizo Of course yes honey you got me and I got you yeah so bivuze ko nta kizatunanira turi kumwe ni mashini inani yawe uzi ibikoresho zose ngo ushobora kwitahana ariko ukagiye ugumisha hano kenda kwizeye twese twise ahantu heza ari wize muri Amerika nubwo warangije imbere yanjye nanjye nize muri Amerika experience urayifite ibintu byose urabishoboye uri kana bari abo ngabo barize i Kigali nako buriya ari ukuntu ababyeyi baba bareba umuntu bakabona ukuntu umuntu yabibombaritseho buriya yabigezeho akana keza bakabona umwana mwiza ariko nabonaga bidahura nashakaga k'aka kanya
wowe Blaze nka sheri wanjye wowe wicara ngaha nkajya ninjira mu kazi nkubona turi kumwe none twese tugahuza ubwenge bwacu kampani yacu ikagrowing up kariyambere Tafesi. yeah Okay, honey. Thank you kuba wanekerejeho. Ukaba wumvishe ko ari ngewe rwose waza kugufasha kuri mwanya wa management ya company. And I'm ready. No you are the head urankurikira. Yeah, I'm the manager, you are the head. Yeah. Urabakuri ubu bari abandi bose urabakuriye havemo ngewe kandi byanjye ni ibyawe ubwo urumva twese turi on the top. Okay, reka tubikore rero. Nizere ko rero ngo ugiye kujya ku murongo. Iminota mike maze kuri iyi mashini. So uyu muntu yakoraga. Ntumbwire kuri kubona ko sinabivuze uriya muhungu nta kintu azi nubwo ashobora kubona ko mashini yagize ikibazo byibura. Munye nakunda gukoresha iriya. Imana iragutabaye kuba ufite kabisa. Ndebera abe Microsoft nta kizima kirimo abe ubuse bakoreshaga iyi system kandi koko kera biruka ibi bintu bizi nubwo ndabizi niko tuntu mbamo imashini buriya yose iri mu mutwe wanjye. Nyine urumva ko ari abaswa n'igihe bipfa niba namenye ngo ni ibiki sibyo navugaga sibyo nabwiraga mama kanga kunyumva ngo nibyo papa yasize umva. Reka dukora akazi ndabizi mama zanshimira atubikora. Okay ngatangira akazi kanange mbe nicara ngaha nduko gake. I can't believe ko kuri ibi bintu ikibazo bike ese nicyo utazi ntabwo uzi ko yirukanye nanjye. ntabwo mana yanjye biriya bintu se buriya nansi yabikoze ashingiye ku ki? Mama ntabwo nzi ko ndi bukomeze gukora muri iyi kampani. I got you, don't worry. Kandi ikindi sinzi ko nanjye nabasha kwigumamo nandi yavo. Shiji birumvikana sibyo? I understand urababaye, but you have to calm yourself, you know? Ugomba kwihangana ukabicamo nyine nk'umuntu w'umugabo. Nubwo byakunda ese byagenda gute? Don't cry, please. Sinshobora kugira amahoro ko nta kintu na kimwe biri bukemure muri ino situation. biragoye. Kuko ikintu kimwe uriya mwana w'umukobwa pe umwana mubi cyane. Reba ukuntu yaje gukora muri iyi kampani ari umwana mwiza yivugishwa iki kumbe itageti yariyo kwirukana undi muhanzi. A black one. Sorry. I'm so sorry. Ntabwo ndibasha gukomeza kwihangana. Ni ukuri ko wihangana kuko ntakundi kuntu twabigenza. Nta kindi kintu na kimwe twakora. Nanjye nabyumvishe mbanza gukeka yuko byaba atari byo ariko biragoye pe kubyumva no kubyakira.
Njyewe ndatekereza ko ubuzima bwa Nandi ndumva isi ari nk'aho ari igihe bwiriye. Se tukabigenza gute? Nikira kuri Mfite umubabaro mwinshi. I know, ndakumva kandi birumvikana. Ariko sinzi nanjye ubu nyine byanshaka. I don't know what to do, sinzi nta kintu na kimwe nzi ngo Beyonce, nkurikije ukuntu mbibona ibintu byose byabaye uriya mukobwa yari abizi, yari yarabipanze kuko ntabwo ibintu nk'ibi byakifata ngo bigwirirane. She has a plan. Yeah, sure. Byuvuga nibyo. She did, and araza aradufakinga twese, you know. Yigira umwana mwiza for the first time akigera hano, and then what she did after. Ni kimwe kigeze kimutunguje. Byuvuga nibyo. Sibyo gusenga nyine tukaberekera Imana n'ikindi kintu twakora. Sinzi ko mbasha kuguma Because the devil is always a devil. Yeah. That girl is a devil. Nukuri. Ihangane, Imana irahari, sibyo? Maybe yuko ashobora kugaruka ntawamenya. Ko Imana ibifiteho umugambi nawe uriya mutima. Nakugaruka mbonye. Uriya mukobwa yarimo nyine yarabizi. Of course, yarabizi byose ntabwo byamugwiririye. Actually, ni ibintu yapanze. Yaje ahangaha ubwo abifite muri plan. Araza ashaka uburyo azinjira agasenya abantu bose. Ese urabona bizamugeza kuki? Kuriya mwana nta kibazo yari afite. Ibintu byose yabikoraga neza ko yakoraga nk'uwikorera. Uriya yamuzejeje iki koko? Inda nini tu kumva ko papa yamusigiye imitungo yawe. Umva, ngo nawe ntawamenya afite ibyo atekereza ariko this is too much. Ntabwo nzi icyo nkora. Sinzi nyuma y'ibintu by'uko bigenda. Gusa hari icyo ngomba gukora. Of course, ntagomba kwicara aho ngaho ngo urebere gusa. Ibyo dushoboye nangiye kampani ndayivamo. For sure ndayivamo. ntabwo wareka akazi byawe. Uribwira niba yirukanye Nandi ejo atari uzakurikiraho cyangwa jyewe. Ntabwo ari we bosi wenyine, si nawe wisakaza akazi. Hano ubwo turamutse tuvuye muri kampani twabura kubaho kuko si we mana. Byaba ntabwo twahita dufata umwanzuro ako kanya duhubutse. We have to think about it. Sibyo? Tukabanza tukamenya ibintu byose uko bimeze n'impamvu. Apana guhita dufata imyanzuro duhubutse. Kuko nabyo byaba ari better decision. Ntabwo nzi decision ndi bufate. Gusa iyo ndi bufate irabikomeye. Masheri bimeze bite? nziza sheri master. Sawa, akazi karagenda.
When warahise umenyerewe vuba ntabwo byakugoye. Anyways, cheers. Ibaze ko nabaho. Like muri no company ubwa mbere mbonye umuntu kabisa wabura abantu bose. Okay, ese kuri kunyitaho cyane. Ni bisanzwe nuko nagiye nkumenyereze company reka twebwe kandi twamaze igihe kirekire wowe bwari ukiza so ngomba kwitaho nkakumenyereza. Okay, dore rero ntugire ikibazo ahari iwacu ntabwo byancanga cyane kandi ndagushimira ko ara It's okay ariko bimwe ngenda mbimenyera. Ukuntu watekereje kwirukana nanjye. Ntumbwiye ko ugiye kumbwira nk'abandi birirwa bambwira ngo kucyirukane Nandi iki. Nanjye narabyishimiye. Okay, nice. Byo byaranshimishije like Icyo nashakaga umuntu nkawe ufungutse mu mutwe ureba ibintu akita abikunda. udatekereza nk'abantu bose. Alright, akabikurura akabyegereza umutima akabona koko bikwiriye. Icyo nashakaga. Byari bikwiriye mana. Narabikunze kabisa. Rega nyine iyo twagiye kwiga tugenda tukavanayo ubumenyi. Tukareba ibintu bikwiriye ko bikorwa n'ibidakwiriye tukabikuramo. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka bavuye mu nzira dukora akazi neza. Kandi ibyo rwose tugomba kubakora neza tutitaye ngo byarahari ntahari no. Nabonaga musa nkaho mu mushimishije cyane ku buryo kandi kazi katakorwa mwibaze se aramutse avuyemo adahari byagenzutse ndavuga rero kamwirukanire kare kugira ngo nze mbyigiremo ubyikore ntangane n'abantu batekereza yuko n'abajejetsi ya Naona yagusubije nabo naguki. Nagwanda narabizi. Kameze neza. Kameze neza. Yasikanye kararyoshye. Byatari. Ese kuri wese akazi yego kagiye kuntora cyane. Shira amakuru nyine byo navuga ngo ni meza. Kuko yabuze boss. Yabirumvikana ariko shaka kwita ukuntu ex wawe yitanze pe mu kiriyo cye. Sinzi uburyo nabivuga cyangwa se sinzi uburyo nabigarukaho. Gusa nyine yaritanze. Yaritanze mu kutangize. Nyine urumva ex wari ex ntabwo wamwegera ngo utangire kujana nanone ibintu by'amarangamutima n'iki uburyo musezeranye n'iki. Nyine narikarumaga nabirebera hasi ariko byamaze ku mutima. Gusa no mu buzima busanzwe nkurikije uburyo muzi kuvana mbere tukiri no ku ishuri. Umwana mwiza atuje aca bugufi. Nyine ibintu bye byose wabona biragaragara ko ari ashaka kabisa. Ntabwo ari ibintu yihiga. Nyine ni ibintu bimurimo umuco, kwitonda, nyine ikinyabupfura n'ibintu bimuranga. Kuba ntabwo byacara mbere. Yo. Wait, Ford. You say? My man, you see? Yeah, this is one, yeah? See the office, man? Yeah, even the beer. Yeah, I got it. Cheers, man.
Yes. Then how you doing, man? You still doing that shit, man? Woo. I got ya. Okay? Hey. My man, show me. Wait. Is that Casey, man? Casey, how are you? You still together? Okay. Yeah, nice to meet you. Yeah. Okay, see you. Yes, bonjour. Yes. Bonjour. Yes, bonjour. How are you? I'm not good. Was kuba warasimbuye nandi. Kuba sheri wawe ari we nyiri iyi kampani bivuze ko wakitwara uko ushaka hano muri biro, amayoga, amaguru ku ntebe, iki wakitwaye neza nk'umukozi. What's wrong? Ikibazo mfite ni iki ngiki, nta kindi kibazo mfite. You know what? Abakobwa bose bo muri Kigali naje gusanga mutekereza kinyafurika kweli. Nta umunsi n'umwe mwatekereza kubaho ubuzima n'umunsi umwe mukabaho like nuko natwe tubaho hanze. Mutekereza bya hafi. Imitwe yanyu niyo kujyana muri salon, niyo kujyana kwiyogoshesha. Sinjya bimenya kweli. Hanyuma namwe muri abo guhabwa akazi muri office mukirwa munywa amayoga mu office mumanika amaguru mu ntebe. Okay. Have a seat. Ntabwo nyine First have a seat. Ntabwo nyine twicara. Nyene. Sit down, man. Wamanuye amaguru. Utamaye respect nta nubwo byibura basi wa respect umwanya wahawe. Wamanuye amaguru ukicara neza. Excuse me. Do you know me? Excuse you. Do you know me? Okay, ibyo ntabwo nkeneye kumenya nta nubwo nkeneye kubyinjamo. Nkenere. Do you know my fucking place? Nkeneye report. Ugomba kuma. Nkeneye report ngomba agiye kujyana ibindi bisigaremo wenyine ibyo birakureba. Icyo nkeneye ni report. Wait. Please, aka ni akazi, sibyo? Okay. Iyi kampani twayisigiwe n'umusaza iri ku murongo muzima. Ariko aho bigeze, ndabona none yarabaye akavuyo wajya nganga ni mu isoko. Kubashire wari muri kampani ntabwo biguha uburenganzira bwo kwitwara uko ushaka wowe. Ntabwo biguha uburenganzira bwo kwica akazi. Nose urajya ngo kampani tuyisokemo noneho dusoke yose iri hasi. Nibyo bizagushimisha. Ni iki kintu se waba umariye umugore wawe cyangwa se sheri wawe? Urumva ari cyo kintu cyakikuye ari ibihe bintu byawe bikumariye. Ushaka kuma report ugomba kumereza. Okay. Have you finished? You see. Wait. Uzajya mutegeka. Kampani ntabwo ari yaso. Koga kuko ariko see this shit, man. Koga nk'aba ni bavuye he bize he? Okay. Oh my God. Something to say. I'm just so sick of hearing that.